Okay, reka nongere nkwifuriza ibihe byiza wowe udukurikiye kuri uno muyoboro wa Menya n'ibi info, ni inkuru nziza nkuzaniye, ni amakuru meza mbazaniye nk'abanyarwanda mwese muri rusange mutunze telefone ndetse mukaba mufite na simukadi ya MTN. Nkuzaniye rero uburyo wabona inguzanyo nta ngwate hamwe na MTN. Ni uburyo butatu ndakwereka, mwagiye mukomeza kugenda mubyumva. Uburyo bwa mbere ni MTN Kavanse, uburyo bwa kabiri ni MTN Sugar, uburyo bwa gatatu ni Momo Flix. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe, uburyo wasaba inguzanyo ukaba wakwakira amafaranga agera ku bihumbi 500 nta ngwate. Ibyo ni byo tugiye kurebera hamwe. Reka nkubwire ngo kanda subscribe kuri uno muyoboro, ukande like kuri ino video, uyisharinge inshuti yawe nimba hari inshuti ufite wifuriza iterambere, kugira ngo dukomeze kugenda twagura cyangwa se twaguka mu bikorwa byacu. Ngira ngo aya ni amakuru mwagiye mukomeza kubona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Naje rero ngo mbebereke, ngiye kubereka uburyo butatu. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda like kuri ino video, mbese wanabikora bigakunda ukajya hasi muri comment ukatubwira nimba byakunze, cyangwa se ukatubwira ikibazo kirimo tukaba twakigusobanurira. Ngiye mugiye kubana nyita Aime, iyi ni Menya n'ibi info. Reka dutangire. Okay, reka dutangire n'uburyo bwacu bwa mbere. Akaba ari ahantu hambere ugomba kujya, akaba ari kuri ino application. Ndakeka mwese muyifite muri telefone zanyu. Uraza uze kuri iyi application, nurangiza uyikandeho, n'ubundi uri kubona ko barahita bakujyana muri serivisi bisanzwe n'ubundi aho dusanzwe dukorera amatransaction, kureba amafaranga, kureba iki. Wowe icyo urakora uraza wandikemo akanyenyeri 182. Tugendana akantu ku kandi. Ubu ni uburyo bwa mbere ngiye kukwereka, ni ubwoko butatu bw'inguzanyo ndakwereka. Nimba ukoresha MTN kandi uyikoresha neza, ndakeka ntabwo uri buburemo uburyo na bumwe burakugeza ku mafaranga. Uraza ukanda akanyenyeri 182 urwego, aho uri bwemeze n'ubundi nta handi ni aha ngaha. Uraza wemeze n'ubundi kuri simukadi yawe ya MTN. Numara kwemeza n'ubundi kuri simukadi ya MTN, urategereza gato, ngira ngo urabona ko banzaniyemo n'ubundi serivisi kohereza amafaranga. Wowe icyo urashyiramo ni iki ngiki. Tugendana akantu ku kandi. Tugendana akantu ku kandi, nkwibutsa ko iyo ari Menya n'ibi info, ukande subscribe, sharing video, uyilikinge kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kugerwaho n'aya mahirwe. Uraza wandikemo 5. Numara kwandikamo 5, urakanda aha hantu ureba handitse send, urahakanda utegereza akanya gato n'ubundi, ngira ngo uri kubona ko batuzaniye izindi serivisi nshyashya. Turabizi yuko Mokash itanga nayo inguzanyo, turabizi ko Ejo Heza ari ukwizigama, turabizi ko KCB n'undi ari banke. Ibyo mutazi ni Kavanse, Momo Flix ndetse na Sugar. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira. Benshi mushobora kuba mwaranabigerageje, wenda mwarabonye video, mwagiye mukomeza kubona video kuri YouTube zibereka ngo uburyo wasabye inguzanyo, ariko benshi mushobora kuba mwarayisabye bakababwira ngo ntabwo yemerewe cyangwa wemerewe ifaranga rimwe. Ibyo nabyo, icyo kibazo cyanyu ndaje ngikemure. Twe tugiye guhera ku buryo bwa mbere. Nabwiye ko ndabereka uburyo bwa butatu, ubwo nabwiye Kavanse, Momo Flix ndetse na Sugar. Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe uburyo wasabamo inguzanyo. Ndabizi neza ntago uri bubure na hamwe ubonamo n'amafaranga na makeya. Reka duhere kuri Kavanse. Uraza n'ubundi wandikemo 2, ukande hano kuri send, ubundi utegereze akanya gato. Mbibutse gukanda subscribe kuri Menya n'ibi info, kugira ngo ino video ibashe gukomeza kugenda igere kure, buri munyarwanda wese abe yabona amahirwe yo kubona ino nguzanyo idasaba ingwate n'ubundi itangwa na MTN. Muri kubona ko twatinze, turongera dusubiremo akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego. Niturangiza n'ubundi dukande hano kuri simukadi yacu ya MTN. Twatinzemo gato ariko nta kundi. Uri kubona ko bari kutubwira ngo kureba ayo wemerewe, kureba ayo musigaranye ku nguzanyo, raporo ngufi cyangwa se kuva muri serivisi. Ushaka iyo serivisi wayivamo. Muri kubona ko ngewe nariyandikishije. Ubwo turaza dukande rimwe. Nitumara gukanda rimwe, turakanda send. Uri kubona ko batubwiye ngo kureba amafaranga mwemerewe cyangwa se kureba inguzanyo mwemerewe, mwandikemo umubare w'ibanga. Ndaza mwandikemo, nimara kuwandikamo ndakanda send n'ubundi. Nimara gukanda send, muri kubona ko bambwiye ngo
mwemerewe inguzanyo y'amafaranga rimwe. Kugira ngo tudatinda, ibi ngibi ndakeka benshi mwagiye mubikora bakabageza hano. Kugira ngo tudatinda, reka tubanze turebere na ziriya zindi. Ubwo ngubwo reka tubanze turebere na ziriya zindi, turagaruka tubabwira ukuntu impamvu bababwira gushyiramo, bababwira ngo mwemerewe ifaranga rimwe. Twagiye akanyenyeri 182 akanyenyeri 4 akanyenyeri 5 akanyenyeri 4 urwego, nindangiza nemeze kuri simukadi yanjye n'ubundi ya MTN. Baransaba gushyiramo umubare w'ibanga, ndawushyiramo. Ubwo twagiye kuri Moflex, dukande sendi. Iyo ni Moflex tugezeho. Mbibutse gukanda subscribe. Uri kubona ko bakubwiye ngo ikaze kuri Moflex Loan, ngo murakaza neza nyine kuri Moflex Loan. Amafaranga ntarengwa mwemerewe ni amafaranga 0. Ishyura inguzanyo kugira ngo ukomeze kongera amafaranga. Ndagira ngo mbabwire ko iyi simukadi njyewe nta n'ibyumweru 2 ndayimarana. Bivuze ngo nimba usanga ngo simukadi ya MTN kandi uyikoresha n'ubundi ukora amatransaction y'amafaranga, wohereza abantu, ugira gute, ndagira ngo nkubwire ko wowe ushobora gusanga amafaranga yawe wenda uyemerewe nk'ibisanzwe. Ndagira ngo dushyiremo rimwe, dukande sendi, dusabe inguzanyo. Baratubwiye ngo ntitwemerewe inguzanyo, ngo nidukoreshe momo kenshi kugira ngo wemererwe inguzanyo. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba ukoresha momo kenshi, bivuze ngo iyi nguzanyo urayemerewe, ntucike intege. Twagiye no kuri serivisi ya gatatu tudatinze, kugira ngo tuzire hamwe nyuma dufata umwanzuro w'izi serivisi zose, kugira ngo turebe ese ni iyihe wabonamo amafaranga byihuse bitagusabye yuko bakubwira ano magambo bari kutubwira. Twagiye kuri serivisi ya nyuma ya MTN Sugar, akanyenyeri 5 urwego, tudatinze twihuta. Ariko mbibutse gukanda subscribe, ukande like kuri ino video, isharing igere ku bantu benshi. Ni abantu benshi bakeneye gutangira utu business, ni abantu benshi. Mbibutsa ko inguzanyo ari inguzanyo zidasaba ingwate, nta ngwate MTN igusaba. Isuzuma ry'inguzanyo yemerewe rero riri gukorwa, niko batubwiye muri MTN Sugar. Nidutegereza akanya gato mbere yuko dusaba inguzanyo. Bari kutubwira ko turaza kwakira n'ubundi ubutumwa butumenyesha inguzanyo twemerewe. Ubwo ngubwo mbere yuko tubyemeza, turaba dutegereje tubanze tubone message iraturuka muri MTN itwereka inguzanyo twemerewe. Mbibutse gukanda subscribe, inimenya nibi info, kugira ngo uzajye ukomeza kugenda ubona izindi video nk'izi ngizi zica n'ubundi kuri uno muyoboro wamenya nibi info. Izi ni inguzanyo MTN rero yarebye ku banyarwanda, ibona ko abanyarwanda bakeneye inguzanyo, itangira kugenda ibaremera gake gakeya kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Reka nkubwire ngo rero izi zari serivisi 3. Ejo nzaza mbakorera video yo kubibasobanurira byimbitse, mbasobanurire mbere ku buryo ki wakominikana na MTN ikaba yagushyira muri ubu buryo bw'inguzanyo. Muri kubona ko muri gushyiramo bakavuga ngo mwemerewe ifaranga rimwe. Ibyo nabyo turaje tuzabakorera video yo kubikemura. Niyo mpamvu turi kubabwira ngo ukande subscribe kugira ngo ino channel utaza kuyibura. Nyamuneka ni channel n'ubundi y'ingirakamaro. Uri kubona ko izi nguzanyo MTN yashyizeho udashobora kuburamo n'imwe. Reka nkushimire wowe wamaze gukanda subscribe. Izi zari serivisi 3 MTN yongeyemo zitanga inguzanyo zitagira ingwate.